turakwihanganishije rwose. ubwo urumva nabaye impfubyi ndi muto Yego cyane, yego ariko mbipfubye nyine ababyeyi banjye bahari. Cyakoze kugira ngo ni mama wanjye mumenye, namumenye mfite imyaka 14. mbese ni akahe gahinda waba waragize cyangwa ibihe byishimo waba waragize ukimubona? Nta byishimo nigeze ngira kuko mbonye mama, kandi wari waramubuze. icyo gihe ntabwo nigeze mwishimira na gato, kuko nakuze nazi guhamagara mama. ihangane mushiki wacu. N'ubungubu kubyakira byaranze. Nka kuriya abana bashobora kuvuga ati mama, uvuga ni ngeri wenda iryo jambo narizi mu kanwa kanjye. Yego Nazi kuvuga ati se mama, ari uko nyine nabizi. Nkavuga ese umuntu nyine nkumva nyine ari ikintu kidashoboka kuba navuga ati mama. Yego Nyine nkumva nta wanyitaba. Nkavuga ati mbona byakoze, nkibaza nkavuga ariko se ko nari umwana ni igiki nawe naramukoreye ndakana byibura ngo bibe byaramubabaje. twongeye kubasuhuza inshuti bakundwa, inshuti z'umusaraba, Imana ibamugisha. Rero njyewe nk'ibisanzwe ni Theogene ubasuhuza, Imana nibaha umugisha. Rero turabashimiye mwebwe mubana natwe umunsi ku wundi, Imana ibagirwa imirimo mukora mugura amayinite yanyu kugira ngo mubane natwe ku Rugwiro Gospel TV. Imana nibaha umugisha. Rero nk'uko mubibona, nk'uko bisanzwe, nk'uko tubana mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye, mu buhamya bwinshi butandukanye, nk'uko mubibona imbere yacu hari mushiki wacu, kandi nyamara twihanganishije n'abatameze neza. Reka tubabwire ngo hariho Imana ituma umuntu amera neza, kandi rwose namwe mumeze neza mushimire Imana yabagize uko nguko kugira ngo mumere neza. Rero Imana nibaha umugisha. Reka tubaze mushiki wacu ngo umeze uti? Meze neza, ndashima Imana. Rwose ntabwo ubeshye, urashima Imana, turabibona ko umeze neza rwose. Ndabibona rwose hari ukuntu umeze neza cyane. Cyakora wiyegereze mikoro kugira ngo bibashe kugenda neza. Yego turi kubibona umeze neza cyane rwose. Imana niguha umugisha. Amen. Rero ku Rugwiro Gospel TV turagukunda. Nanjye ndabakunda, kuko iri jambo twarebwiye abantu benshi, reka nawe turi kubwira. Yego turagukunda. Murakoze cyane. Yego Rero mushiki wacu, tukubaza tubariza n'abadukurikiye, watubwira amazina yawe ugasuhuza abantu bagukurikiye? Amazina yanjye niswe n'ababyeyi banjye. Yego. Nitwa Nyirandabamenye Marita, nuruka mu karere ka Nyamasheke, umurenge wa Gihombo. Imana niguha umugisha. Amen. Ndabizi neza ko abantu badukurikiye nabo ni abahanga, bazi gufata vuba nk'uko nanjye ndifashe. Ndabamenye Marita, ndabamenye, ariko ako kantu turaza kugatindaho. Ndabamenye kabisa. Nanjye ndakumenya ariko. Yego. Imana rero niguha umugisha. Amen. Turagira ngo tubwire rero, uri hano ku Rugwiro Gospel TV uje gutanga ubuhamya. Mbese inkuru yawe ni iyihe? Inkuru yanjye ishingiye ku buzima nabayemo. Ku buzima wabayemo. Rero tuguhaye ikaze, ngaho dusangiza inkuru yawe y'ubuzima wabayemo uko bwagenze. Murakoze cyane. Inkuru yanjye ni urugendo rutari rworoshye, ni ubuzima butari bunyoroheye. Yego. Ariko iyo wisanze muri ubwo buzima nyine urihangana, kuko ntabwo uba warabigizemo uruhare. Hari igihe uvuka nyine ugasanga nuko byagenze, ariko urihangana. Njyewe mu kuvuka kwanjye navutse nyine nk'abandi bana, gusa ntabwo naje kugira amahirwe menshi nk'ay'abandi bana wenda bagira ngo bige baminuze. Njye ntabwo byabaye, ntabwo ari uko byagenze. Ubwo
njye narerewe kwa nyogokuru wanjye, ariko muri uko kuharererwa aho nkuriye menyeye ubwenge, kuko nari nzi ko nyogokuru wanjye ari we mama wambyaye. Aho menyeye ubwenge akajya ambwira ati mama wawe arahari, ariko kubera ko buri umwana nta kintu aba yitayeho, uwo nabashaga kwita mama n'uwo nguwo. Cyakoze kugira ngo ni mama wanjye mumenye, namumenye mfite imyaka 14 nibwo yavuye iyo yari yaragiye, haraza aransura. Icyo gihe ntabwo nigeze mwishimira na gato, kuko nakuze nazi guhamagara mama. ihangane mushiki wacu, ihangane rwose, nubwo utamenye mama ariko Imana yo yari yarakumenye. wakoze mu myaka 14 utaramenya mama, mbese niki cyatumye utamenya mama? Niyegereze mikoro gutya kugira ngo tubashe kumvikana neza. Impamvu namenye mama, kuko nyine uwo ngo wandeze nitaga mama. Sibye nyine abantu twabanaga nkajya numva bahamagara mukecuru. Buriya ikintu umwana wese umumenyereje nicyo akora yisangamo. Yego. Ntago nakuze numva izina ngo mama. None se byaba byaratewe n'iki kugira ngo utamenya mama iyo kugeza ku munsi wa none ndi kubona urenze imyaka 14? Iki cyatumye utamenya mama? Ikintu cyatumye namumenya, urabona hari igihe ushaka urugo rukakunanira. Yego. Kuko mama wanjye yari umugore wa kabiri kwa papa wanjye. Yego. Yari umugore wa kabiri. None se ko turi kubona uri kurira umuntu wageze ibikomere cyane muri iyo myaka ya mbere ya 14? Ndi umwana wa kane mu rugo. Yego. Kwa mama wanjye. Yego. Umwana wa kane. Urangije ubura ababyeyi, ese waba warababuze ufite iyo myaka 14 cyangwa wababuze imbere yaho? Nyine urumva. Yego. Ubundi ubwo no kubera nyine ubwo urumva nabaye impfubyi ndi muto. Yego. Cyane. Yego. Ariko mbipfubyi nyine ababyeyi banjye bahari. Ubwo nukuvuga ngo nyine njye naye narabashije kubyakira, kuko nka kuri y'abana bashobora kuvuga ati mama, uvuga ni njye wenda iryo jambo narize mu kanwa kanjye. Yego. Nazi kuvuga ati se mama, ari uko nyine nabizi. Nkuvuga ise umuntu nyine nkumva nyine ari ikintu kidashoboka kuba navuga ati mama. Yego. Nyine nkumva nta wanyitaba. Ubwo nyine mama ubuzima yarabaye. Warageregeje se ko nawe nk'umwana kugira uhamagara ngo mama biranga? Nawe nari kubona, kuko wenda nabonaga mukecuru nyine nawe afite abandi bantu bamwita mama. Yego. Ariko ngiye nyine nkabura uko mbigenza, nyine nkavuga ko ari mukecuru wanjye gusa. Ubwo ngiye nyine nkagira ipfunwe nkavuga nako kuki abandi bana bahamagara ba mama. Ubu mu bundi buryo mama yari yaragutaye? Yego, yari yaranaye. Turakwihanganishije. None se ngaho tubwire, tugeze mu myaka 14, mbere y'imyaka 14 ni ikihe gikomeye waba waragize cy'umwana wakabaye atagira igihe afite mama? Gikomere nagiraga kinini kindemereye, nukuntu wenda urabona abana bagira ibyabo. Yego. Wenda ukabona abana runaka bari kumwe na ba mama wabo. Yego. Cyangwa se bafite ibintu udafite. Yego. Wowe kubibona nyine bikaba ikibazo. Yego. Ariko ikindi kintu cyankomeretsaga nukuntu nyine bambwiraga ati mama wawe arahari na papa wawe arahari, ariko simbashe kubabona. Nkavuga ati wenda mbabonye nanjye nyine nabita mama, nyine bakabasha kuma icyo nyine. Yego.
ariko nyine ntabwo byakunze. none se hari ubundi buryo waba hari ikintu wagerageje kubona ukabona kiranze yenda ukakibona mu bundi buryo bunyuranyije n'uko watekereza kukibona? Urabona hari ukuntu nyine banjyanye kwiga. Yego. Pe ntari mfite ubwenge. Yego, uyegereze mikoro gutya. Yego. Ntari mfite ubwenge, ntabwo nigeze mba umuswa mu ishuri. Yego. Turakwihanganishije rwose. Ubuzima buba butoroshye, ariko Imana irinda umuntu mu buzima bwose yaba arimo, ikazamugeza ku cyo yamugambiriyeho. Urihangana, kuko ndatekereza yuko nubwo umeze gutyo ariko urashima Imana yuko hari Imana yagiye ibana nawe muri ubwo buzima. Twari tugeze mu buzima bwo ku ishuri uri umwana. Buriya ntabwo byari binyoroheye, usibye ko buriya umwana ashimishwa n'akantu gatoya. Yego. Njyewe nubwo nabonaga ibya mirenge. Yego. Avuga ati gahunda iriho niyo kwiga. Yego. Nabwirirwa naburara, ntabwo nzigera ndeka ishuri. Yego. Ubwo mfite imyaka 14, ubwo guhera muri primaire hasi nyine garidane ntabwo nayizi. Yego. Nta muntu wari unyitaye wenda wo kunjyana muri yo garidiyene. Yego. Ubundi ubwo navuye mu rugo njya kwiga mu wa mbere. Yego. Ariko nyine nari mfite ubwenge burushize n'uwize iyo garidiyene. Yego. Naratsendaga bisanzwe, kuko twebwe twize n'amakaye kigura makeya. Yego. Wabonaga ikayi ya paji ijana igura 200. Yego. Ariko njye nyine rumva najyanaga ya kayi yabaga ikase. Yego. Ku ishuri. Yego. Ariko urumva njye nta kintu byari bimbwiye, cyangombwa nuko nigaga. Yego. Nta bya mirenge nashakaga, kuko sinari no kubishaka ngo mbibone. Yego. Sinari kumenya se ibyo bya mirenge biva, urumva njye nta kintu nabaga nitayeho. Yego. Sinari no kubiririra ngo mbibone. Yego. Numvaga nyine ko ari uko babitanga. Yego. Ntago naterwaga ipfunwe ry'ukuntu nyine umwana azanye amakayi menshi ku ishuri, ntago byaneraga ipfunwe. Yego. Numvaga nyine nuko nyine numvaga ubuzima ari ubwo ngubwo. Yego. Ese ku myaka 14 ko abana bahura n'ibishuko byinshi, we nta gishuko wahuye nacyo? Buriya mu cyaro Yego. nta bishuko ugomba guhura nabyo. Yego. Kuko urabona imyaka 14 mu cyaro buri muto. Yego. Kuko umuntu w'imyaka 14 wo mu cyaro. Yego. Aba ari muto cyane. Yego. Kuruta umuntu ufite imyaka 14 ari mu mujyi wahuye n'ubuzima bwiza kazamuka. Yego. Urumva nari mutoya, nta bishuko nahuye nabyo, wenda ngo mbe nashukwa ngo n'undi umusore ati wenda ndaguhibe. Yego. Wapi, ntabwo ibyo ngibyo nahuye nabyo. Uwo nyogokuru wanjye nyine yakoraga ibishoboka byose, akajya gukorera amafaranga nk'abandi nyine guca inshuro. Yego. Sibye ko nyine nari nyifite na muzehe wanjye nyine ari we nitaga mama. Yego. Papa mukecuru nyine nkamwita mukecuru, ko sinenzi kuvuga ijambo ngo mama. Yego. Akora ibishoboka byose nyine tukabaho. Ubwo imyenda y'ishuri nawe urumva kuyibona ni ikibazo. Yego. Ariko ngiye simangayike, nkatuza. Yego. Nkabyihorera. Yego. Bo cyakoze mfite imyaka 15 muzehe nibwo yaje kwitaba Imana. Arapfa. Niwe wakwitagaho kuruta mukecuru? Yo, pole kabisa. Ubwo nyine ubuzima nyine urumva ni nkaho ubundi nari nanjye ubundi buzima bushya. Bushyashya. Utandukanye n'ubwo wari urimo. Ngiye ubwo nari ndimo bwari bunejeje. Numvaga ko nta kibazo gihari. Yego. Nubwo nyine nabonaga iyo kayi bingoye. Yego. Ariko nkumva ko nubwo bingoye ariko nyine nta kindi kibazo gihari. Yego. Ariko muzehe nyine amaze kwitaba Imana nyine nibwo bitari byongeye kunyoroherana gato. Yego. Bo ubwo ngeze mu wa 6 primaire nkora ikizamini. Cyakoze naratsinzwe, nabuze amanota macyanza mu cyiciro cya 2.
yego kuko hari igihe nyine utekereza cyane n'ubwenge wari ufite bugasubira inyuma. yego kuko ndatekereza ubwenge nakuye mu wa 4 kugera mu wa 5 ntabwo aribwo ninjiranye mu wa 6 kuko ubuzima bwari bumaze guhinduka kubona ikaye ari ikibazo. yego mbese nyine ngavuga nari kusi ubu ngubu nta kuntu nava mu ishuri. yego noneho ngavuga ni se nimva mu ishuri ko nta n'umuntu uzampa akazi yego nzakora iki? ntago nari nagakuze yego ngo numve yuko nyine hari umuntu ushobora kumpa akazi nkabona amafaranga. yego ndiga ndavuga ni Mana we wankujije nkumva ko nyine nshobora kujya gukorera amafaranga nk'abantu. urumva ibitekerezo by'ikwiga byari bivuyeho ahubwo ndi gusaba Imana ngo Imana ninkuze ngiye gushaka amafaranga. yego ubwo ndangije ikizamini cya leta ndagikora. yego ubwo mu rugo twe dusigaye turi abana 3. yego kwa nyogokuru wacu. yego bo mukecuru akambwira ati mama wawe arahari. nkavuga nawe ko se ibyo bintu mwagiye mureka kubimbwira. yego kumbwira ati mama arahari se abahe? ati yaragiye ariko mu kugenda kwe nawe ntago byari byoroshye. yego buriya ni ukuvuga ngo umugore wa kabiri nyine urumva ni ikibazo. yego yagiye mu buryo butari bumworoheye yagiye gushaka amafaranga. nanjye nk'icyizere nkavuga noke mama yagiye gushaka amafaranga ubwo ni naza nyine ubwo tuzahita tuba abakire. yego akaba ari uko nguko nyine nivugira. yego bo cyakoze igihe cyarageze mama araza. yego aza mu yindi sura nazi cyangwa se nyine namukekagamo ko yakabaye ari mama wanjye. yego cyagenda byibuka nagiye ku ishuri nje nyine ndamusanga aravuga ati yo niwe mama wanjye. ndavuga ni se nshobora kubyemera na gato. yego icyo gihe namuhaye umukono. yego ntago nigeze mugirira impuhwe nyine ngo numve mufitiye ubwuzu. nabonaga ari undi muntu wo hanze. yego ndacora akambwira ati niwe mama wawe kubyara mu nda. yego numva nta kintu nyine nitayeho. yego nawe ubwe ku cye giti wenda gutyo bitewe n'ukuntu yari yaransize wenda ndi muto cyane. yego tagahinja abona narakuze mbese nabona ntacyo kumbwira afite. yego ndavuga noke buriya mama araje tugumane ubwo ibyo atanyeretse ndi mutoya agiye kubinyereka ubu ngubu. yego ariko nungurwa nuko hashize icyumweru akongera akagenda. yego agiye yego n'ubundi nguma aho ngaho muri ubwo buzima. yego ndatuza ndavugana Imana we uzamfasha uriya muntu sinzongere kumukumbura kuko urumva nta kintu n'iki na kimwe mu kuza kwe cyangwa mu kugenda kwe nta kintu na kimwe yigeze amarira. yego bo yaragiye yongera amara imyaka ingana gutya atongeye kugaruka kundeba. yego bo cyakoze ngeze mu wa mbere segonderi ibintu byo kwiga nyine biba ikibazo. yego kuboneka ibyari ikibazo kuko ndabyibuka naragiye muri segonderi urabona bakamakaye menshi. yego hashize icyumweru nta kayi n'imwe ndabona wenda ngurudukayi dutoya ukuntu nkabona nabyo nyine nkabona ni ikibazo. yego naricaye ndatekereza ndavuga ni Imana nimba umugisha wanjye wari mu kwiga uzawunyuze mu zindi nzira nzabibonamo. yego ko ndabona kwiga nta byanze. yego kuko mu miryango y'iwacu suko nta muntu wari kubura ayo makayi yego ngo ayame. yego mbo nkabona abandi bana babo bari kwiga ngewe ntibanyiteho. yego ndavuga ni nta mpamvu yo kwirirwa nduhanya n'abantu. yego kanuze kandi ubwo mukecuru nawe yari amaze kugeraho imbaraga zibaye nkeya atakibasha gukora nyine ngo mbona ayo makaye. yego ndavuga ni nyine ni uko nguko bigenze. bo ndabyibuka naje gushaka akazi i Kigali ncitse mukecuru we ntago yumvaga ko nagenda. yego ubu ugeze mu myaka ingahe? urumva naje i Kigali bundi 2017. yego mfite imyaka 16. 16.
ubwo 2017 tuvuye mu buzima bwo mu cyaro tugeze mu buzima bw'i Kigali. ya Kigali rero byagenze bite? Ugeze Kigali nyine naraje maze kuhaza nyine urabona nyine abakozi bo mu rugo. Yego. Ni ibintu bitabyoroshye. Gute se? Narahageze nkajya mbona nyine ndi gukora akazi kenshi cyane kagoye kavunanye. Yego. Imyaka 16. Ndaje ndavuga nise Mana nibi ngibi wamitiyemo kuko icyo gihe ntago nahatinze. Yego. Narongeye nsubira mu rugo. Yego. Kuko urumva icyo gihe sinaryamaga nahoraga nyine ndwaye. Yego. Nkarwara umutwe udakira urabona nyine abamabuja. Iyo waje ubundi gukora amafaranga ubutesi bwose nyine bukuvamo. Ubwo ndavuga ataho kugira ngo nzarohanye n'abantu banza nyine narakura nyine nsiga niyumvishamo nyine ko narakura. Yego. Nyine igihe cyo gukora amafaranga kitaragera nsubira mu rugo. Yego. Nsubiye mu rugo mbona nyine kwicara nabyo biranze nsubira ku ishuri. Yego. Ubwo urumva nyine nayo mfite udufaranga dukeya nk'iki kuko ndabyibuka nahamaze ukwezi bamemba 15. Yego. Pe barayamaye ubwo 5 yagiye itiki ndavuga nayo nganza yagura amakayi. Ubwo ndangije ndagenda ngura amakayi cyo gihe naguze n'ijipo y'ishuri. Ishati urumva n'umuntu wayimaye. Usubiye nanone kwiga. Bana bakansereza ati so ubundi wowe guzavanga gutembera uvange no kwiga imeze bite? Pe nyine kwako nyine none amasomo yari yaransize. Yego. Ubwo twe bari hafi gukora ikizamini cy'igihembwe cya mbere. Pe nanjye naragikoze. Yego. Nyine nago natsinzwe kuko icyo gihe ndabyibuka nagize amanota 50. Ndusha n'uwari umaze igihe yiga. Yego. Ubwo ndavuga ati okay no mu gifungo nuko bizagenda nzagenda nkorera andi mafaranga ngaruke dufunguye. Yego. Ariko noneho ngiye pe ko nagiye niko navuga. Wagiye ukiye? Nagiye nago naragiye ngera ahantu ubwo kugaruka mu cyaro nyine biranga. Yego. Byanze nkorera umuntu nyine amfata neza nawe ntacyo namushinja. Yego. Po rumva yamembaga 15,000 nawe. Yego. Ariko akayama cyo gihe ndabyibuka namukoreye amezi 3. Yego. Pe ndabyibuka ubwo no kuvuga ngo 45,000 nari nyafite. Yego. Nta kintu nari kubasha kuyaguramo. Mve sinari no kugura n'amavuta. Kubera iyi mpamvu. Kubera nyine nari mfite nari haye intego ni kuvuga ni rero nimba mvuye mu ishuri hari ikindi kintu nshaka kuzakora. Oya da. Bose wumvaga muri 45 ugiye gukora iki? Numvaga ko nyine harimo iduka. Aho rero. Rumva umva nyine ko harimo nyine umva nyine ngiye kuba umukire. Ariko n'ubundi ndabona uri umukire. Ubwo nyine ndakora mfite intego. Yego. Nukuri pe nago nagendaga ngo ngura amavuta ngo ibikine biti wapi nisiga ubuto kuko nari mfite ahantu nshaka kugana. None se abantu batazi ubuto ubundi ubuto bukora iki? Okay buratekwa. Ubwo se wowe ntiwabaga witetse? Api ukisiga ukavuga uti giye usiga. Ubwo nyine hari igihe ukorera abantu nta nubwo wenda wabaga wemerewe no gukora ku mavuta y'abana babo. Yego. Ariko ukavuga ati nyine kanisiga kuko nyine nabonaga nisize nyeye nta kibazo. Nise nkavuga nise ubundi ndajya kugura amavuta y'iki kandi kubona nyine nisize bigakunda. Ngaho tubwire ugeze mu kazi ko mu rugo. Niye mbogamizi wahuye nayo mu kazi kose ko mu rugo wakoze? Imbogamizi nahuye nayo kuko aho ngaho urumva hari akabiri nje. Yego. Imbogamizi nahuye nayo naragiye maze gukorera ayo mafaranga 45,000. Yego. Urabona ngiye nari naragera telefone ngo nizigame. Yego. Amafaranga nayabitse muri bage.
ndi kuvuga ati kuno kwezi kwa kane ni gushira ubwo nzaba mbonye 60,000 nyine nzataha. yego Ubwo nyine amafaranga bamembye ukwezi kwa kane andi mafaranga ndayabura. Bo ndangije nyine ndatuza ndavuga ni nyine amafaranga yanjye nayabuze. Ngo cyangwa ngo agiye kuyoherereza iwanyu. Nyine urabona ntago haborana n'abantu kuko nimba nanjye ubwanjye nari narabashije no kugura iyo bombo ngo numva ukuntu iryoha ntago nayo kumenya ubwenge bwo kujya kuyohereza ngo wenda ngo bumve yuko nyine wenda naba ndi kubabeshyera. Gusa nta muntu nigeze ncira urubanza. yego Nta n'umuntu nayo nafashe avuga ati wenda uyu nguyu yayanyebye. yego warayabuze. Nyine naje kuyabura. Nasize muri bage yanjye urabona biriya bikapu bya Kigali rananiye niyo twabikagamo imyenda kuko hari igihe nyine cyageraga amabuja buriya hari igihe nyine uhora n'umumabuja mubi akajya kugusakira imyenda ngo arebe ko hari imyenda y'abana babo wenda ufatamo ukajya gusaka ukabona uko wabisize siko biri. yego Kuko icyo gihe njya kuyabura nyine nasanze imyenda itereye hejuru. Icyo gihe wenda urugero uyu munsi turi ku wa mbere ni kuvuga ati kwezi kwanjye kwa kane kuzuzura ku wa kabiri nk'ejo. yego Mbo ndabyibuka icyo gihe bantumye umugati mu gitondo aho kugira ngo nyine banyweshe cy'abana bajya ku ishuri kuko urumva ubundi umukozi wo mu rugo nyine ntabwo yari yemerewe kurya ku mugati. Ariko urumva ibyo njye nta kintu byabaga bimbwiye. yego ko nanjye iyo mushaka nari kuwigurira. wari ufite amafaranga. Nari nyafite. aho tubwiza ukuri ni ikihe kintu wahuye nacyo kuba bosi no kuba mabuja gikomeye? Ikintu cyankomereye nyine kubyakira byaranze. Nibajije ukuntu nyine ejo nzahembwa uyu munsi nyine nkabura amafaranga kandi ndi kuyabara ari 60,000 nyine yose ndayabura. Nyabuze ikintu cyakoze nakoze nabasezeye uwo munsi ndavuganire kanahe nashye ngeze mu rugo baramumagara barambwira ngo haryo ngo wagiye ngo uduserereza ngo twakwibye amafaranga kandi pe nta n'umuntu nari navuze. yego Aratubwiye mabuja arambwira tumve n'ubundi wari umaze iminsi upanga yuko uzataha ndavuganire nkubikira amafaranga. yego gusa narayabonye. yego Ati nyine narayabonye mfite ikibazo nanjye ubwanjye nyine ndayiguriza. yego urumva. yego icyo gihe kubyakira byaranze. yego ndavuga ni se ibi ni ibiki ndi guhura nabyo. yego njya gukorera amafaranga nyashaka nyabure. Aho ngeze hose bambera ikibazo nzabigenza gute. yego Bo ndatuza ubwo ngubwo nyine nari maze kugira imyaka 18. yego Bo ndavuga ni hoya by'Kigali ubwo byanze. yego nkorera mu cyaro hari igihe nyine ucuruza avoka uri umwana kavuga ati ko bisa kose nyine nzajya mbasha kugura ayo mavuta ngure n'imyenda. yego ninjira muri ibyo bintu nyine ndakora takoze Imana ikajyimo umugisha nacuruza avoka nyine zikunguka. Ndatangira numva nyine ko ngiye ku bundi muntu mushya. yego Natangira nkajya nigurira inkweto. yego nkagura umwenda najya mu isoko nyine nkagura umwenda. yego Umva nyine ko ubuzima ari ubwo ngubwo. none so ko tujya tubona yuko umwana iyo yakoranye n'ababyeyi umwana w'urubyiruko noneho w'umukobwa ukundwa n'ibyiciro byose by'igitsina gabo wowe watangirwaga nande? Nawanangiraga. yego ariko urumva ntago nari kuba ndi muri ubwo buzima. yego ngo nibyo bintu byo kumva ko nyine ngo ndi guteretana bikunde. Kuko ngiye nakuze nta rukundo ngirira abahungu. Gaho rero kuko impamvu narugize. yego Bo umukecuru ubwe twaricaraga katubwira akambwira ati atumenye yuko ati iyo umukobwa yabonye imihango ataba yabaye n'umugore. yego yabaye umugore. yego
ati ubwo ngubwo nuramuka wicaye ku ntebe umuhungu yicayeho atumenye yuko uzatwita. yego nyine simbisobanukirwe. ariko usibye ko nyine guhera mu wa kane primaire muri seti cyangwa se muri biology barabyigisha. yego ubwo nyine umukecuru arambwira turebe ubuzima urimo, ati ubwo nugenda bakagutera inda ukangara nka mama wawe, yego ubwo nyine uzabyimenyere. ubwo si yo wumvaga ngo urwangaro wibyifatagamo umuti, noneho ukumva baravuze ngo mama wawe ngo urwangaro, bakumva ngo wowe urwangaro. nyine uko uburyo nyine nabimenyagamo urumva ni Ikinyarwanda, uburyo wabyakiragamo ukumva baravuze ngo utazangara nka mama wawe. nyine urumva ni nkaho yakambwiye ati yego nuramuka utwaye inda nyine ubwo ntabwo uzagaruka muri uru rugo, uzareba ahandi hantu ugana. yego ubwo nyine nanjye nyine nkuranzi ko nyine abahungu nta cyiza cyabo, kandi nyine n'imyaka nari ndimo yego si uko bitari gushoboka. yego ariko nyine navuze ati wapi, ubuzima mbayeho ni ubu ngubu. usibye ko wenda ibyo bishuko sina mu cyaro, uburyo nabonaga mu cyaro bitandukanye n'abi Kigali cyane. yego mu cyaro nubwo wenda baguteretaga nubwo baguteretaga, ariko ntago byari bishingiye ku bintu nyine ngo turaryamana ibiki n'ibiki. yego wapi bya turaryamana wabisanze hehe? urugero nk'inahangaha i Kigali. yego n'ahangaha i Kigali buriya abakobwa nyine ni ukuvuga ngo urabizi umuhungu wese i Kigali yakuvugishije yego mugateretana, yego muganisha ku kintu runaka, cyangwa se ukavuga ati nujya kumusura yego tenuko, kuko hari abantu benshi bazi i Kigali bakamanuka batwite. none se we nta muntu urajya gusura? okay, kubera yuko rero ngiye urugero nk'iyo nje kugusura uri umuhungu, yego banavuye mu rugo byose twabiganiriye, yego akubwira nimva nkubwire yego nta mikino yawe nshaka yindi, nimba ari ukuganira turaganira nahe, yego hato hatabonekamo n'ibindi bisitaza byinshi, kuko ntago mba numva nshobora kongera guhura n'imbogamizi mba narahuyemo kera ndi umwana. none se nta muntu wigeze arenga ibiganiro mwagiranye? nta muntu wigeze arenga ibiganiro mwagiranye? okay, ntago byabura. byagenze bite? ntago byabura kugira ngo nyine birenge. byagenze bite kugira ngo birenge se? yego gukundana yigo bibaho, yego sibyo? yego umuhungu nyine aragukunda akakwereka nyine ko ari umuntu mwiza, ariko ikintu nyine aba agukeneyeho nawe urabyumva. wenge ntabwo mbyumva. hari igihe aba agukeneyeho ko muryamana. wowe si ibyo byakubayeho? ko turyamana se? oya ntago nakubeshya byambayeho. byagenze bite? gusa nubwo byambayeho nta gikomere byigeze binsigira. byagenze bite rero? ngewe nakundaga umuhungu, ubwo igihe kiragera arambwira ati nunsure i Kigali. yego ndagenda ndamusura. yego majije kumusura nyine turaganira. yego kuko nyine ibintu sinzi uburyo nyine nabikubwiramo. yego turaganira nyine dushiduka twageze kuri iyo ngingo. yego biba biraba, gusa yarankundaga. yego yarankundaga, ntabwo yigeze muri uko kuryamana, ntabwo wenda yigeze anererana ngo anyereke ko ari ibyo byonyine yaranshakagaho. yego ahubwo yaramfitiye nawe urukundo. nuko nyine nawe urugendo rutamworoheye. yego mbo yaragiye nyine ajya mu Burundi. yego ajya gushakayo akazi. yego agezeyo ntabwo yigeze acika imbaraga zo kumpamagara. yego yarampamagaye turakomeza turakundana, akajya ambwira ati ndashaka yuko uzaza inaha mu Burundi. yego ndavuga nti se, kuko we yambwiraga ko n'ubundi amaze gufatisha akazi kandi atagomba yenda tutaragera ku rugendo rw'i Burundi.
ni iki wabonye cyagukomereye muri urwo rukundo? Ikintu cyankomereye se? Yego. Cyangwa ikintu kiba wenda cyaramfashije? Uwo muhungu yanyeretse urukundo, numva ko nyine urukundo koko rubaho. Oya, turabyumva. N'ubwa mbere uhuye n'umusore, noneho uhuye byari urugamba zo kuba winjiye mu cyiciro utateganyije. Tubwire, ni iki gikomere wahagurukanye icyo gihe? Urumva nyine ko hara ntago byabura. Byabura, ariko se wowe byakugendekeye bite? Ibintu byangendekeyemo rero. Se wahavuye wishimye, wahavuye ubabaye? Oya, narababaye. Cyakubabaje se? Narababaye ahubwo nasigaranye ubwoba bwo kuvuga ati ko mukecuru yari yarambujije ko nyine urabona guhura n'umuhungu. Sigara nikeka ugana nwite byagenda bite? Yego. Se najya hehe? Yego. Gusa nyine ntago byabaye ko nwita. Kandi uwo muhungu yarambwiye ati nubwo bigenze gutya ngenda gukunda, ntago nzigera nkutererana. Kuko icyo gihe agenda mu Burundi yanyohererezaga amafaranga. Mbo nkagenda nkacuruza. Ubuzima nyine mbona ko nyine bugiye bwakoroha. Nyine numva ko nyine abahungu kuko nyine nabo bagira urukundo. Kuko uwo muhungu yanyeretse urukundo, numva ko nyine abahungu ari abana beza. Nubwo ntago yabaga intanga mu Rwanda, ariko yanyohererezaga amafaranga. Nyine bakabona mu rugo nyine mfite amafaranga, kuko ati se wayakuye he? Ngo ati ni inshuti yanjye yanyoherereje. Ubwo abana twe twararira ngo nyine bakabona ngira amafaranga, ariko batazi ngo bimera biti. Nyine kubera uwo muhungu yanyohererezaga. Ngo tubwire rero noneho ibyo birabaye, urugendo rw'uwo musore ese rwarangiye neza, rwarangiye nabi? Rwarangiye nabi kuko naje kumubura burundu, na n'ubu nturamubona. Yesu Kristo. Nomero yaje kuvaho. Ivuyeho kuko urumva icyo gihe nyine nari maze kongera kujya mu bundi buzima bushya. Amafaranga nkacuruza, nkabona ko nyine nta kibazo kiriho. Ubwo ubuzima ntabwo bwongeye kuza kunyorohera. Nafashe icyemezo cyo kugaruka i Kigali. Icyemezo kindi nafashe cyo kugaruka i Kigali, ubwo urumva ahantu naha gatatu nari ngiye gukora. Cyakoze nisanze mu rugo rwiza rushima Imana. Aho hantu nari ngeze sinzi uburyo nahakubwira. Narahageze nyine nsanga ni abantu beza. Kuko icyo gihe byaranunguye, naganiriye n'umumabuja waho, turicarana ku ntebe. Akambwira ati ikintu cyose wifuza kumbwira ugikimbwira. Njye nyimubwira. Ubwo se nyine ngatekereza nkugana ese umumabuja agerana n'abakozi communication gute? Nyine icyo kintu nkakibaza. Ubu se iyo ubaze ingo wabayemo, ingo zakugerageje ni nka zingahe? N'ebyiri. Zakugerageje mu buhe buryo se? Kuko urumva izo ngize ebyiri. Urwa kabiri nahavuye mu buryo bwo kubura amafaranga yanjye nari nakoreye. Muri ubwo rwa mbere ho urumva ko nyine nahaje kuhakora narakura. Imura nyine n'akazi gakomeye. Mpitamo gusubira mu rugo. None turagira ngo tubwire rero, ni ikihe kintu kugeza ku munsi wa none ubona cyagutesheje umutwe mu bukobwa bwawe? Ikintu cyaba cyaranesheje umutwe, nkumva ko nyine kimbabaje. Kigendanye wenda n'urukundo se, cyangwa no mu buzima bwa buri munsi. Kuko uwo muntu nyimara kumubura nakundanaga nawe, numvishije ko nyine n'abandi bahungu bashobora kunkunda nk'uko yankundaga. Gusa nyine abagutereta ntago babura, ariko hari ukuntu nyine umuntu uko yagukundaga kugeza amagingo aya ngaya. Hari igihe nyine abahungu baza bakagutereta bavuga ati isi uyu nguyu we
nyine ukumva nta kintu ashobora kukubwira. none se n'iki gituma waratesheje abandi ukabatera icyizere kandi umuntu mwakundanye bwa mbere utarigeze umubona nk'umuntu mubi? Urabona hari ukuntu ukundana n'umuhungu, wenda ushobora kugira ikibazo runaka ukamubwira ati se wamfashije, agahita shape, wenda akaba yakubwira ati ninkufasha nyine ubwo nyine nawe urumva ndankufashijemo, hari ikiraba cyabanje kuba. Ese wowe icyo kigero hari icyo wahuye nacyo? Yego. Cyagenze bite? Umuhungu umwe ndabyibuka nanone wa kabiri twakundanye, naramubwiye ati se ati wambabara ukampa amafaranga, ariko impamvu nari nyamwatsi, cyecuru ndabyibuka yari ari kwa muganga arwaye, ndavuga ni wambabara ukampa amafaranga kuko urumva hano nabaga ntago nari mbisanzuye ko ujya no kugati se ati mukecuru ararwaye ati mwampa amafaranga. Uwo muntu ndayamuguza, maje kuyamuguza kuko numvaga ko nibamemba nzahita mwishyura. Umuhungu ikintu yansubije arambwira ati okay ngwino turyamane nindangiza ndaguha amafaranga. Yesu Kristo. Ese ubwiryo jambo yo waryumvaga ngo kuryamana wahitaga wumva bimeze bite? Numvaga bimeze nabi kuba hari abandi bana bafite ababyeyi babo babafasha bakabaha amafaranga bakabaha buri kimwe cyose. Wowe iyo wumvaga iryo jambo uri umwana w'umukobwa ukibuka yuko mukecuru hari ijambo yakubwiye ati utazangara nka mama wawe. Nyine numvaga ko ibintu ambwiye nyine bishobora kuba binsubije muri mood nyine itari nziza. Yego. Havuga ni nyine wa mugani rya mukuru riratenda nirihera. Nshobora kwishenga abahungu nyine bikarangira mbaye nka mama. Yego. Ubwo nyine uwo muhungu naramwihoreye ndatoza. Koze nagize amahirwe nyine muri icyo cyumweru baramembye nohereza amafaranga mukecuru arivuza arataha. Yego. Nyine nkura abahungu nyine ruko bimeze. Abahungu nyine najya mbiyumvamo cyane. Kuko nubwo nabinyumvamo cyane nkagira uwo nkundana nawe. Ariko ntago ashobora kugera ku rwego uwo muntu we yankundagamo kuko numvaga nyine yarambereye papa akambera mama. Urukundo batamaye we yarabashije kuroma. None se ubwo zabyitwara mute niba uwo muntu wagukunze kuri urwo rwego atagihari? Ntabwo uzakundana? Oya gukundana ndakundana. Ariko ntago hari n'igihe nkundana n'umuhungu akambwira ati wowe nta rukundo gira. Yesu Kristo. Ubwo ni iki bo wamweretse cyatuma bavuga ko nta rukundo ugira se? Amfata biraho nyine. Hari igihe umuhungu nk'uko ashobora kubwira ati mvete nyine ati ndagukunda akakwereka buryo ki nyine ari umwana mwiza kandi wowe ntubyitayeho. Yego. Kuko buriya hari igihe umuhungu agukunda nyine bitewe n'ibintu agushakaho akakwigiraho umuntu mwiza. Yego. Kandi wowe mu buzima bwawe waciyemo nta muntu mwiza wigeze ubona. Ukumva ko abantu b'abapapa batanga amafaranga menshi cyane nta kintu cy'igisaza kigeze kigushaka kuguha amafaranga. Ko baragize amahirwe ko abakobwa benshi usanga barahuye n'ibibazo byo guhura n'abantu b'abasaza bashaka kubaha amafaranga. Oya ngewe nakundwaga n'abantu turi mu kigero kimwe. Yego. Noneho tubwiza ukuri rero. Igihe wabonaga mama wawe kandi wari waramubuze. Mbese nakaye gahinda waba waragize cyangwa ibihe byishimo waba waragize ukimubona? Nta byishimo nigeze ngira kuko mbonye mama. Kandi wari waramubuze? Nari naramubuze ariko ubwo ngubwo yaje uko nguko njye naramaze kuba imfubyi kera. Kuko nta kintu yigeze ankorera cyari kunyereka ko ari mama. Nese ntabwo wigeze umubaza uti ko nkubonye nka mama papa wari hehe? Nawe ubwo ntabwo yigeze anyicaza ngo abimbwire rero nicyo kibazo. Mama wawe ubu ngubu aracyariho ariko? Oya. Ntawe ukiriho? Papa wawe waramumenye waje kumumenya ariko? Nawe namumenya ari ndi mukuru. Yesu Kristo. Nese ukibona papa wawe wabyitwayemo ute? Rero uburyo nabyitwayemo kwera ngiye n'ubundi kuko no kwishuri nka kuri abavuga ati se nka kuri abari kubabarura ati abana bafite ababyeyi ni bajye hari abatafite bajye hari. Ngiye nayaga muri abo rero batabafite. Kuko nubwo bambwiraga ati mama wawe ariho cyangwa papa wariho ariko nabonaga.
ubwo mu kubamenya n'ubundi nta kintu bigeze bamarira, ntabwo nyine bigeze bamfata ngo banyereke urukundo rwabo, buri muntu wese yari yibereye mu bye, ariko nyine kubera ibyo ngibyo ntabwo nari kubarenganya, kuko nari nzi yuko ngiye mu byiyumvisho byanjye nari mfite isaha n'isaha Imana hari ukundi kuntu izabigenza. nawe wari ufite kwiringira kudasanzwe? Nari nkufite, ariko nazi ngo bizaca mu zihe nzira. Yego. none ngaho rero turimo tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu, tubwira inkuru zigera nko muri 3 zaba zarakubabaje mu buzima bwawe utazibagirwa na rimwe. Inkuru zambabaje? Yego. Inkuru ya mbere yaje kumbabaza n'ukuntu naje kumenya mama aho muboneye, nanyera urukundo nka mama. Yego. Akagenda atambwe, hari ukuntu ubona umubyeyi wagise cyangwa umubyeyi akaba yakubwira ati mwana wanjye kugira ngo musige byagenze gutya, we nabyo yambwiye. Yego. Yarabyigumaniye. Yego. Mbo icyo kintu nyine nacyo cyarambabaje, kuko atigeze amfata nyine ambwira ati kugira ngo ngende nyine byaciye, kuko we nanjye nabyumvaga ahandi. Yego. Mukecuru niwe wabashaga kunganiriza akabimbwira. Icya kabiri nicyo tugezeho. Bo icya kabiri, mama, ikindi kintu cyambabaje, mama wanjye arwaye ajya gupfa. Yego. Ntabwo nigeze mbimenya. Yego. Kuko iyo mbimenya ko arwaye mu bushobozi nari mfite, Yego. hari igihe nari kumuvuza Yego. akaba yakira. Yego. Ariko yararwaye, bamumagara ahubwo bambwira ati mama wawe yapfuye, genda ujye kumushyingura. Wabyitwayemo utaho ngahora? Kubyakira byaranze. Yego. Ndavuga ati yanze kunganiriza nyimubona. Yego. None arenze apfana n'ikintu ambwiye. Yego. Ibyo bintu byarambabaje. Yego. Pe ntabwo nigeze mbabazwa n'ukuntu apfuye. Yego. Ahubwo nababajwe n'ukuntu atigeze amenya ndi umwana wiwe. Yego. Ngo anganirize. Yego. Nyine ambwira n'icyabimuteye. Yego. Kumva ngo ndi kujya kumushyingura gusa, atarigeze ambwira ngo bimeze gutya na gutya. Yego. Urumva nyine ibyo bintu byarambabaje, kubyakira byaranze, n'imyaka yari ishize namubona. Ubwo urumva mama namubonyeho bwa mbere, nongera kumubona nyine yapfuye. Ngo tubwire, urimo umureba yapfuye, ahari ibintu atasize akubwiye, wabyitwaye mute? N'ubu ngubu kubyakira byaranze. Yego. Kuko nyine ntabwo yabaga ari hafi yanjye, yabaga kure. Kandi nawe wenda mushinja amakosa kuko nubwo yapfuye. Yego. Gusa nyine hari aho byageze nsenga Imana, ndavuga ni Imana umbabarire, nawe umubabarire. Yego. Kuko n'ahantu yari ari ubwe ntabwo yigeze ambwira ati uzaze unsure, uzaze ugira ute, nyine nka kuri umubyeyi aba ari ahantu akakubwira ati mwana wanjye uzaze kunsura, we rero ntabyo yakoze. Yego. Mbo ntabyo yakoze, nkibaza nkavuga ariko se ko nari umwana, ni igiki nawe naramukoreye ndakana byibura ngo bibe byaramubabaje. Yego. Nyine nkibaza impamvu mama wanjye nyine yabikoze gutyo, kugira ngo ndeke kumumenya ari umwana, ndi umwana, arinda apfe nanamumenye. Ibyo bintu nyine bikanga kumvamo vuba, nkabitekereza, ariko uruhande rumwe nyine bikarangira nyine bimvuyemo. Ni izihe ngaruka se waba waragize zo nta ngaruka byigeze bikugiraho ku mubiri yo kutekereza ibyo bikomere watewe na mama wawe ukubyara? Ingaruka wenda nari kuzigira, ariko hari aho nageze mpura n'ababyeyi. Yego. Maze guhura n'ababyeyi, urumva bwari bubaye ubwa gatatu nsubiye mu kazi ko mu rugo. Yego. Nibwo Imana navuga, kuko hari ukuntu buriya nidusenga Imana tujye tuyisaba ibintu kandi isaha n'isaha biraba. Yego. Kuko ndakana nayo narayisize icyifuzo imbere, nkavuga ni Imana uzama ababyeyi. Yego. Nyine numva ukuntu kubana n'ababyeyi biba bimeze. Yego. Mbo icyo gihe icyifuzo cyanjye Imana yaracyakiriye. Nishimye cyane. Kuko iyo nza guhura ni wenda n'ibindi bibazo, nkumva ko nta undi muntu wo kumpumuriza hari, kandi nkagira n'izo ngaruka zo kugira ngo mama wanjye apfe.
wenda mfite ibyo bikomere naho kumumuriza hari urumva nyine nshobora kuba nariyahuye ariko naje kumenya ko Imana icyo yakuvuzeho nta hantu kijya. Ese hari ahubwo ugeze utekereza kwiyahura se? Yego. Cyagenze bite? Byambayeho uwo munsi bakimara kumbwira ati mama wawe yapfuye. Nahise nyine mbitekereza nkavuga ariko sibu nirihe kosa mama namukoreye. Ndakana kugira ngo agende ansige arinde apfa atananganirije. Nyine numva ko nyine ibyo bintu nyine bidashoboka. Numva nyine ndihebye. Wumvise ushatse gupfa uruhe rupfu? Numvaga nyine nakiyahura nyine numvaga nakiyahura nk'uko abantu biyahura ariko nkumva nyine biri kure. Ariko impamvu nabikoze nuko ahantu narindi n'ubundi bari banyitayeho. Ko tubwira icya gatatu cyakubabaje mu buzima. Ikindi kintu cya gatatu cyambabaje cya kintu uvuga uti aho nararize amarira yenda kunshira mu mubiri. Reka nere kuvuga ibyambabaje cyane mvuge n'ibyanshimishije mu buzima. Nabyo kubigeraho nta kibazo. Ikindi kintu cyambabaje mu buzima bwanjye rero hari ukuntu buriya muba mufite imiryango ukabona imiryango n'ukuri pe ifite ibintu byo kugufasha ariko ntibabikore. Ukibaza ukavuga ati se ndi ikivume mu muryango ese nakoze iki? Hari n'igihe wibona uri umwana kandi tuzi ko umwana nta n'icyaha aba yifitiye pe. Ukibaza ukavuga ati se byagenze ute kubera iki nta muntu nyiyumvamo. Umunsi umwe naragiye njya gusura Muyombe n'ahangaha i Kigali. Mageze ijambo yambwira ati poti mujye mutuva imbere namwe tubundi ko nyoko aba yarabataye mpamuza kudusanga ngo bigende gute. Ndavuga nibaza kuko numvaga ko nyine ari we wo kumumuriza ahubwo nyine akajya ambwira ayo magambo kandi nanjye mukunda ntago nari narigeze mbigiramo uruhare. Muyomba kwita ikivume kandi rumva nyine amagambo yo mu cyaro nyine hari ukuntu akomeretse. Twebwe wagutabya yahomba iki ko na nyoko yagutaye. Iyo wumvaga ijambo gutabwa wahita kubyifata mute? Nako nabyifatagamo nyine narihanganaga. Ngo tubwire ibintu bigera muri bitatu byakushimishije. Ikintu cyanshimishije nuko muri urwo rugendo rutari rworoshye Imana yankoreye imirimo n'ibitangaza. Njyewe ubwanjye nyine nabashaga kumenya cyangwa se ntago nari kumenya n'inzira bizacamo. Ngenda byibuka bwa gatatu ngarutse gukora i Kigali. Naje guhura n'abantu beza. Ninjira nyine mu muryango. Ninjiye muri uwo muryango nyine uranyakira. Unyakira nkaho naje gukora akazi ko mu rugo. Kuko nanjye uburyo nabonaga nyine nari umukozi wo mu rugo. Kuko nabonaga nyine ibintu byose ari amahoro. Ntago banotezaga nkuko nyine abandi bamabuja nyine banotezaga. Ahubwo we nyine akamba hafi. Ndabyibuka umunsi umwe arambwira ati Timari ndashaka kugira ngo uzajye unyita mama. Tuzongere kunyita mabuja. Ndavuga ni se bizakonda gute? Se sinjye ubikwibwiriye. Ubwo ngiye mpamvu yabimbwiye ntago mbizi nubwo nari narigeze muganiriza ngo wenda yumve igikomere nawe naragize. Ngo tubwire ukuntu wahamagaye izina mama no kurihamagara mama wakubyara wiboneye n'amaso byarakunaniye. Tubwire ukuntu wabyifashemo. Nabyifashemo neza kuko icyo gihe naragiye ndamubwira ati mami arambwira ati karame. Ndavuga ko guhamagara mama biryoha. Tubwire ucyumva kwitabye uvuze ngo mami ukumva ngo karame wagumye guhagarara imbere ye wabyifashe mute? Naragiye mubwira ibyo mubwira ndamubwirana ariko se ibintu ubu nkorera koko nawe mwise mami warabyemera ati se kubera iki? Tinyere nkumva ko nyine bidakunda. Urumva ngo tubwire noneho ku munsi wa none tugeza ku musozo w'ikiganiro cyacu. Tubwire mbese
kugeza ku munsi wa none nk'umwana w'umukobwa waciye mu buzima buremereye hari ikintu wigejejeho ku munsi wa none kigikise cyaba gikomeye mu buzima bwawe ukavuga uti iki kintu iyo nkirebye kino na kiriya nkibona nk'ishingiro ry'ubuzima bwanjye? ngewe rero ibintu nigejejeho ni byinshi ariko ntago nabyigejejeho bivuye mu mbaraga zanjye, ni ku mbaraga z'abo babyeyi banjye, abo bandi Imana yancumbosheje. Ibintu wigejejeho se ni ibihe? Urumva narahageze barankoresha mba umwana mu rugo bakajya bamemba bakampa amafaranga ku gihe, ubwo nyine nanjye ndizigama nizigamye kuko nayo mfite inzozi zo kugera ku kintu runaka. Nyine numvaga ko kubera ko nje i Kigali uje mu mafaranga numvaga ko nyine nzakora ikintu i Kigali ngaho tubwire gihambaye nk'ikintu umunsi wa none ukavuga uti ngewe nubwo naciye mu bintu bikomeye Imana yaramfashije ngera kuri iki ngiki. Kuri uyu munsi wa none rero nubwo wenda ibyo naciyemo byose hari igihe ngenda mbyibagirwa bitewe nyine n'ubuzima uyu munsi wenda mbayemo, ni ukuri ntabwo ari bubi pe. Bumeze bute se? Ubuzima ndimo uyu munsi wa none ni bwiza kuko naho buhure n'ibyo naciyemo. Tubwira ikintu gikomeye mu iterambere ku buryo no ku mukobwa wa none uri gukurikirana ikiganiro yagukurikira akavuga ati nanjye ngiye kwigira kuri uyu muntu ninshake nanjye ngere kuri iki ngiki. Ubundi ikintu cyose buri uzakora ufite intego, nukora ufite intego ibyo usabye byose bizaba. Kuko icyo gihe naravuga ati kuko nimba nari mbizi neza ko mu muryango w'iwacu nta muntu ushobora kunyumva, njye nasabaga Imana nkavuga okay ngiye kuzakora cyane ku buryo n'abanyumaga bose ngewe noneho bazasigara banansaba. Ese ku munsi wa none warakoze cyane ugera ku kisi? Icyo gihe ndabyibuka. Niyo wavuga izina ry'icyo wagezeho nta kibazo? Ikintu nagezeho nabashije kugura ikibanza cyonyine narakiguze, ariko kuri icyo kibanza cyambyariye ibintu byinshi kuko nimba narakiguze bugacya nkakigurisha kikagenda cyunguka, urumva cyabashije kuneza indi ntambwe. Ngo tubwire ikintu ubu ngubu ikintu wagezeho kirenze ikibanza. Icyo gihe ikintu nagezeho kirenjeje ikibanza ni uko icyo kibanza nakoze cyane nkacyubaka. Ubu ufite inzu? Ndayifite. Imana ishimwe cyane. Duhaye Imana icyubahiro rwose yakugejeje kuri ibyo bintu. Hanyuma y'inzu ubu se iyo utashye ukazamuka ukagenda winjiye mu nzu yawe? Oya, ntabwo kanya ndi mu nzu yanjye, ndi mu rugo rw'ababyeyi banjye. Ariko irahari inzu? Rumvikana ntabwo umuntu yatunga inzu ngo abone n'ikindi kintu atunga. Ubu mbese uwo mukobwa ushima Imana? Yego. Ngaho tubwire nka surprise Imana yagukoreye utazibagirwa mu buzima bwawe ku buryo uzavuga uti naho nzaba ndi hose nzakwirahira Imana. Surprise Imana yankoreye? Yego. Yamujije kwicarana n'abakomeye. Yego. Kuko ngewe narebaga inzira bizacamo nkabona se nyine ntago bizakunda. Yego. Ariko mu kwicarana n'abo bakomeye hari abo byaturutseho. Yego. Kuko abo babyeyi banjye bandi Imana yamaye nibo byaturutseho kuko kugira ngo ibyo byose bikomoke ko nshobora kubaka kandi nshobora kwicarana n'abakomeye cyangwa se nkumva ko nanjye nifitiye icyizere ndi umuntu. Yego. Imana rero niguha umugisha. Urakoze cyane kubana natwe. Yego. Birumvikana ko uri umukobwa wigejeje kuri byinshi. Hari imodoka wayiparitse hehe? Aya na imodoka nayiparitse ariko nayo iri mu nzira. Iri mu nzira? Imana ishimwe cyane. Yego. Nanjye uzampera ifuti ntuzanshongo nsige ku nzira da. Aya ifuti nzayiguha. Urakoze cyane. Ikintu cya mbere buriya ni ukwizera. Yego. Yego. Urakoze rero ngaho Imana niguha umugisha. Imana itibagirwa abayo njye ndumva yarakwibutse. Yaranyibutse. Ubwo rero tushatse kubwira n'abandi bantu bose badukurikiye babona hari ibitagenda neza mu buzima, dushatse kubabwira ngo Imana izabigenza neza, bigende neza mu buzima. N'umuntu wese umva akadafite imibereho
tumaze kumenya yuko imana itanga imibereho, yaguhaye imibereho nayo izayimuha. Noneho rero turagira ngo ugire ikintu usangiza nk'abantu ku munsi wa none, nk'ubutumwa wahereza urubyiruko rwaba ruri mu buzima bwa none, dufashe iminota mike cyane. Ndagira ngo mbabwire nibura ntihazagira umuntu wiheba, yego, kuko imana iba ifite umugambi mwiza kuri wowe, yego, kandi iyo imana iguhaye ntago ikwaka, yego, kandi ntago buri umuntu imana ijya imubabaza iteka. yego. Eh, murakoze rero nshuti bakundwa, nshuti z'umusaraba, imana ibamugisha mwebwe bakomeje kubana natwe. Rero tubashimiye uburyo mwihanganira cyangwa se mugafata n'igihe cyanyu mukabana natwe umunsi ku wundi. Urukundo rwanyu turarubona rwose, tugaragariza ku munsi ku wundi. Rero turabashimiye mwebwe mubana natwe, kandi duhaye ikaze n'abantu bashyashya bagiye kubana natwe. Imana rero nibahereza umugisha, kandi rwose turabishimiye, tubahaye ikaze rwose. Abari mu bihugu bya Afurika, i Burayi, mwese abadiaspora mudukurikirana turababona umunsi ku wundi. Imana nibaha umugisha. Rero rwose wakoze kubana natwe, nawe Imana iguha umugisha. Urakoze cyane. Yego.